mpanuka zizahaba haratosali wane kotasima pita sifola simanda benetos nta bupfubyi buzahaba, nta kurwara bizahaba, nta rwango ruzahaba, nta kuroga bizahaba, ntabwo umuntu azatabwa, ntabwo umuntu azatosala wirivo, ntabwo umuntu azagambanirwa. Sari gutegura nta nkangu zizahaba ngo imvura igwihitana abantu. Ahantu Yesu ari kudutegurira n'amahoro gusa, nta mubabaro uzahaba. Ntabwo umuntu abaruse bese n'abaremerewe muze mumusange arabarura. Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Ndabasuje mwese amahoro y'Imana abane namwe amuherereye hose ku mpera z'isi zitandukanye. Wanyere mu gitondo gira igitondo cyiza, ari ijoro gira ijoro ryiza. Hanyuma ubaye urwaye Imana igukize, udafite amaro mu mutima Imana igwamara mu mutima. Hanyuma mwese munkurikirana kuri channel zitandukanye mba nagiye nshaho, ndavuze ngo Imana ibahe umugisha kandi comment mujya mwandika ndazibona. Ya Imana ibahe umugisha rero. Iyi ni channel yitwa Lramiro TV. Lramiro TV unkurikiye hari ubwa mbere, amazina yanjye nitwa Ntakirutimana Elia, ndi umugabo mfite madamu n'umwana umwe. Hanyuma ndi umunyamasengesho, ndakijijwe ikirenze kuri ibyo Imana iduhana umugisha. Hanyuma rero channel yitwa Lramiro TV uyu munsi nazindutse mfashwa no kuririmba. Tugiye kuririmba, hari umuririmbyi uri kumfasha uvuga ngo hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse. Reka tumuririmba nubwo nta byuma bihari, ariko hari ibyuma twaririmba bidahari twaririmba. Ndi n'umuhanzi, ndi umuhanzi. Wenda mbere yuko naririmba iyo ivangwa hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse, reka ndirimba indirimbo iri muri studio ntarasohora ariko ntegereje ko mbona ubushobozi nkazayisohora. Reka ndirimba agaco gatoya, ubundi umuntu wakumva yamfasha yashyigikira ubundi nkakora irivuga butumwa ryo kuririmba. Kondo umuvuga butumwa ndi n'umuhanzi, byose ndabikora. Imana iduhana umugisha. Reka ndirimbe iyo ndirimbo yitwa Twaranyazwe. Twaranyazwe nukuri, twaranyazwe yemwe, twaranyazwe nukuri, twaranyazwe yemwe, twaranyazwe. Satani yaraje aratunyaga icy'agaciro. Twaranyazwe nukuri, twaranyazwe yemwe, twaranyazwe nukuri, twaranyazwe. Zani zahabu ni feza mbaremera ikimasa, Arona arakirema amaze kukirema. Abisiraheli bose basenga ikimasa, Arona arakirema amaze kukirema. Abisiraheli bose basenga ikimasa. Iyo Mose atinze Abisiraheli biremera ikimasa. Iyo Mose atinze we Abisiraheli burya basenga ikimasa. Iyo Mose atinze Abisiraheli biremera ikimasa. Niko abantu b'iyi minsi babonye Yesu atinze none basubiye inyuma. Abahanuzi b'iyi minsi babonye Yesu atinze we none basubiye inyuma. Abavuga butumwa b'iyi minsi babonye Yesu atinze none basubiye inyuma. Ariko twaranyazwe nukuri, twaranyazwe. Iyo niyo ndirimbo iri muri studio shaka gusohora mu minsi iri imbere, ariko Imana nimpa ubushobozi. Hanyuma ushobora gukorerwamo n'umutima w'Imana cyangwa se umwuka w'Imana gusuye, ukatubwira atakira 10, undi akamwira atakira 30, undi akamwira atakira 20, ugenda uyisohoremo, undi akamwira ati ngo wayisenkani genda uyikoreshe audio na video. Ibyo bintu Imana bigombera kandi bigura umugisha, kandi wamfashije kwamamaza ubutumwa bwa Yesu. Reka ndirimbe ya ndirimbo Simiye kuzakubona Yesu we, ubgusa bugarutse kunjyana. Ubguzaba ugeze ku bicu nanjye mite ngusanganira. Tuzibanira n'umucunguzi
ngusi tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba ari byiza tuzibanira n'umucunguzi tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba bimeze ho nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana we mu bicu nanjye mpite ngusanganira tuzibanira n'umucunguzi tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba ari byiza we tuzibanira n'umucunguzi tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba bimeze. Haleluya. Umuririmbyi yavuze ngo tuzibera mu munezero. Yesu avuze ijambo rikomeye mu minsi ishize, aravuze ngo ndi kwa data kandi aho undi hari amazu menshi, ndi gutegura amazu menshi, ndi kugira ngo ahantu ndi namwe muzaze mubeyo. Umva ijambo Yesu avuze rikomeye, aravuze ngo nta no pista si fola sima ano pesta si wane dry piwa anos men pifola sima. Haleluya. Aravuze ngo ndi kubategurira ahantu hataba ubupfubyi, ndi kubategurira ahantu hataba amarira. Dushimiye Yesu ko ahantu ari gutegura nta bupfubyi buzahaba, nta gukodesha bizahaba, nta burwayi buzahaba, nta mpanuka zizahaba. Halatosali wane kotasima pita sifola simanda benetosima. Nta bupfubyi buzahaba, nta kurwara bizahaba, nta rwango ruzahaba, nta kuroga bizahaba. Ahantu Yesu ari gutegura nta nkangu zizahaba ngo imvura igwihitana abantu. Ahantu Yesu ari kudutegurira n'amahoro gusa, nta mubabaro uzahaba, ntabwo umuntu azarira, ntabwo umuntu azatabwa, ntabwo umuntu azatosala wirivo, ntabwo umuntu azagambanirwa, ntabwo umuntu azarenganywa, ntabwo umuntu azamugutwe. Tosimanda bene tosifonedra dusima ano pesta. Dushimiye Yesu. Haleluya. Dushimiye Yesu. Reka nsoreza nari mfashijwe. Haleluya. Haleluya. Imana ibampera umugisha. Mana, umuntu uri nkurikiranye muho umugisha, kandi umuntu wumvisha ko azaba ahantu ataba ubupfubyi, hataba impanuka, tosifonedra muho umugisha. Iriho umuntu utanze muri iyi ndirimbo igere ku muntu wese, kandi umuntu umwuka wera ari bufati kubw'iyi ndirimbo unyemerera mufata mukomeza, hanyuma yumve ko hari igihe kizagera umwami Yesu akaza akatujyana tukajya kuba ahantu batarira, abantu badapfusha, ahantu hataba ubugome, ahantu hataba ubwangano, ahantu bataroga. Ngaho muha umugisha, kandi umuntu wese ubukore ku mutima mu izina rya Yesu Kristo mwene Dawidi. Unyeme umuntu wese ukora ku mutima, ukagira icyo umwemeza cy'uko yamfasha ngasora ino ndirimbo mvuze ivuga ngo twaranyazwe, umumpera umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ngaho bagire neza kubwa Yesu Kristo ukiranuka. Amen. Imana ibamugisha. Ni Lramiro TV. Hanyuma kora subscribe, usangize n'abandi, share, like, comment n'ibindi. Shalom. Ndabakunda cyane abakunzi banje bakadasohoka. Ndabakunda mwese babandi mwizi munkurikirana. Ndabakunda murambasabira umugisha. Imana ibampera umugisha. Amen. Papa gift.